Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ubasuhuje. Fatanya nanjye dushimira Imana ko iduhaye igitondo cy'amahoro, cy'ubuzima, cy'umutekano, ikaba ituremeye umunsi wo kubaho. Imana nishimwe. Turi mu cyumweru cyo kuganira ku ijambo ryitwa gukorera Imana. Ni gute twakora umurimo w'Imana? Nicyo tukiganiraho. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko k'uyu munsi wa gatatu ivuga ibiranga umukozi w'Imana. Hari abantu muhura bakakubwira ngo uraho umukozi w'Imana, cyangwa mwasuhuzanya muti turi abakozi b'Imana. Tuzabiganiraho aho abakozi b'Imana batandukaniye n'abana b'Imana, aho uzabona ko dukwiye guharanira kuba abana b'Imana kurusha gushakisha kuba abakozi b'Imana, nubwo yose atari amazina mabi. Iki gitondo rero tugiye kureba iby'umukozi w'Imana, umuntu ukora umurimo w'Imana akwiye kuba yujuje. Turareba ku kintu kimwe, ibyo ukwiye kuba wujuje byo ni byinshi. Ugomba gukizwa ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugomba kubaha Imana n'abantu bayo yaremye, ugakunda umurimo, twarabibonye, ugakunda gusenga, ugakunda imirimo yo mu nzu y'Imana ifite amakamba, ukuzuza inshingano z'iwawe no mu kazi n'aho utuye. Byose tuzabihemberwa kandi ukagira umwuka w'ubwenge. Ariko uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo, murambabarira, muri iki gitondo uyu munsi kugeza ku mugoroba wawo, tugiye kureba icyo ukwiye kuzuza uri imbere y'Imana ni iki. Nguhaye karibu mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe dusome mu rwandiko rwa Yakobo ibice 4 imirongo 2 uwa 10 n'uwa 9. Yakobo ibice 4 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Ni karibu. Turiyambaza kandi n'umurongo wa 8 kuko nawo ubumbatiye ibyo tugiye kwiga. Nongere nkwibutse Yakobo ibice 4 umurongo wa 8 umurongo wa 9 umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Umurongo wa 10. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Amen. Turagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ko umuntu ukorera Imana akwiye kugira umutima umwe uri focused, cyangwa se uhanze amaso Uwiteka. Abantu b'imitima ibiri ntago bajya bagerayo ku murimo w'Imana, ntago birangira neza. Hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo twegere Imana nayo izatwegera. Muri iki gitondo nkwifurije kubyuka wegera Imana, ukayiragiza ibyawe muri uyu munsi wose kugera ku mugoroba. Kandi yemwe abanyabyaha nimukarabe. Dawidi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye, isi iratwanduza. Ntabwo ukwiye kwirirwa n'ibyaha wakoze ku mugoroba cyangwa wakoze ejo. Imana iravugana nawe ngo karaba. Namwe ab'imitima ibiri. Aha niho nashakaga. Ntabwo umuntu w'imitima ibiri anezeza Imana. Dufite ikibazo muri iyi minsi, uzasanga umuntu ari mu rusengero abwiriza, acuranga, aririmba, abyina, ahimbaza Imana, yibemberetse rwose. Ku cyumweru aryoshye ameze neza, cyangwa ku masengesho yo mu mibyizi yashoboye kwitabira, ay'ikigoroba cyangwa niba turi. Ariko yava ku rusengero akagaragara no mu bantu bajya gusambana, kwiba, gutukana, gukora akazi nabi, gutuka abakiriya, abanebwe. Umuntu ntashake guhiga umurimo ngo akore umurimo, umunyabute mu kazi, agacumuza abantu ku rwego rwo hejuru. Iki tuzakiganiraho, turi kuganira ku mbuto ziranga abantu bihannye bakorera Imana. Uwo rero niwe Imana yita umuntu w'imitima ibiri. Umuntu w'imitima ibiri rero ntanezeza Imana, niko Bibiliya iri kuvugana nawe muri iki gitondo ngo gira umutima umwe uri focused, cyangwa se utumbiriye Imana. Nimwiyeze imitima. 9. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Ngiki cy'Imana ishaka ko urira ukaboroga, ukaririra imyitwarire yawe, ukaririra kuririra ikintu. Mwibutse ko ari ukugisaba. Tujya duca umugani ngo ikintu umwana aririye aragihabwa. Natwe iyo turi imbere y'Imana tuba tumeze nk'abana bari imbere ya se. Ririra agakiza wahawe, ririra umurimo wahawe, ririra ubuzima wahawe, uririre gukiranuka. Nicyo Yakobo ari kukubwira.
mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Iki kiravuga ko ari ukumenya guca bugufi imbere ya bagenzi bawe mu kazi, mu rusengero, muri community. Wikwishyira hejuru, wirwanira ibyubahiro, ca bugufi Imana izagushyira hejuru. Gira imyitwarire mizima. Ndashaka gusoza nkubwira Mukaroti, Imana yarababwiye ngo bahunge Sodomu, bahunge kandi birinde kureba inyuma. Bagira umutima umwe mu rugendo rwo guhunga bajya aho Imana ibahungishirije. Uzi icyo yakoze? Yageze mu nzira atangira gutekereza ngo inka ziri gushya, ngo inzu ziri gushya, ngo ibintu biri kwangirika, ari kuririra ibintu byanduye. Isi y'i Sodomu Imana yari yarayishyizeho towa. Imana ifashe iri jambo ryumve. Hari ibintu Imana yashyizeho towa ishaka gukuraho umutima ugakurikira Imana. Niyo mpamvu umuntu w'imitima ibiri Imana itakimukeneye muri iki gihe. Imana irashaka kugira umutima umwe wo gukiranuka. Ijwi rya Sipurano urarikunze, ariko uracyafite umutima w'irari ry'ubusambanyi ku rwego rwo hejuru. Iyo wiherereye ubonye urwaho usoma ku nzoga. Uracyakunze gusenga no kubwiriza, urumva utava mu rusengero, ariko no mu isi wananiwe kuvamo. Imana iravuga ngo va mu isi uvuyemo ufate umwanzuro. Ngo yarahindukiye areba inyuma, rero ako kanya ahita ahinduka inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu. Inkingi y'umunyu irutwa n'ipoto. Si umunyu ntibamuteka, si n'ipoto, mu by'ukuri yabaye akabarore. Iyo umuntu rero adafashe umutima umwe ngo amese kamwe akurikira Imana agendane nayo, havamo guhinduka akabarore. Mu nshingano ufite ukaba akabarore, mu kazi ugaseba, mu rugo rwawe ugaseba ukaba akabarore, muri community aho utuye ugaseba ukaba akabarore, mu mishinga ukora, mu murimo w'Imana ukaba akabarore, ugakorwa n'isoni, ibintu bikarangira nabi. Ariko ijambo ry'Imana rikugezeho kuri uyu munsi muri iki gitondo ngo niba wifuza ko ibintu byawe birangira neza ukazagira iherezo ryiza, ngo egera Imana nayo izakwegera, ukarabe, urebe aho utatunganye, wihane imbere y'Imana, ariko wihane no kuri bagenzi bawe, kandi umutima wawe ube umwe wo gukurikira Imana, kandi ugira umwanya wo kuboroga, uririre iherezo ryawe, uririre imigendere yawe. Ni Imana ivuganye nawe ngo ujya wiga kwicisha bugufi, umenye kubabarira abaguhemukiye, abari kurwanira icyubahiro ubareke. Imana izakwizamurira. Ca bugufi ubaha buri wese. Menya gukunda no kubaha umwana wawe n'umugore wawe, abaturanyi, inshuti zawe. Mu murimo umenye kwicisha bugufi. Imana iravuga ngo gira umutima umwe. Wigira umutima wo gushaka Imana no gushaka ubusinzi, ubusambanyi, ibikorwa by'urugomo. Hari abakora iby'uburozi, ntago urasenga Imana ngo ujye no mu bapfumu, ntibishoboka. Gira umutima umwe, wirinde umuvumo w'Uwiteka, utazaba inkingi y'umunyu ukaba akabarore ku musozi. Imana iguha umugisha. Ijambo ry'Imana ryumvikanye. Reka ahubwo dufate umwanya wo gusenga, tukwifurize kugira umunsi mwiza, tukwifurize kugira umunsi w'umugisha, kubera ko iyo umuntu adakiranutse ngo agire umutima umwe imbere y'Imana, iby'Imana yamuhaye, ibyo yaragezeho, Satani araza akabimusenyeramo. Satani yubatse systeme yo gusenya ubucuruzi abantu bakora kubera ko bananiwe gukizwa neza, agasenya umurimo abantu bari bagezeho mu gukorera Imana, agasenya utuzi. Ariko muri iki gitondo iri jwi ry'Imana rikugezeho ngo mesa kamwe, ugira umutima umwe wo gukurikira Imana, ryumvire. Reka dufatanye gusenga, tubwire Imana ngo iduhe gukiranuka, kandi imitima ibiri aho twayigize hose, uwo mutima wa kabiri utanezeza Imana. Uyu mutima uravuga imigambi mibisha, migambi mibi, kutubaha Imana, kutubaha abantu, kutubaha imirimo, kutubaha inshingano, kudakiranuka. Ibintu byose tugendana by'imirimo byanduye bitayunguruye, reka dusenge Imana ibiyungurure. Imana iguhe kwishimirwa nayo, Imana igutunganye, Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, wongere ugire amavuta, wongere usenge, wongere ukorere Imana, wongere ugire umubano mwiza n'abaturanyi n'inshuti, mu miryango, wongere wubaha ababyeyi, wongere wubaha akazi, wongere ube umuntu. Ijambo ry'Imana ryongere kukunyura. Ndifuza ko dusenga Imana ikongera kukuzuza amavuta mashya, Mwuka Wera mushya, gukiranuka. Ndifuza ko dusenga Imana ikagukura mu mwijima wahabiyemo, kuko ijambo ry'Imana n'indobaniro bimitima yatannye rirakubwiye ngo garuka, wongere uce bugufi imbere y'Imana, Imana ikuyobore,
urugo rwawe rwongere rubemwo urukundo. Wari uri gupanga divorce ngo ucike umugore, iyo divorce uwo mutima wa kabiri Imana yavugana nawe ngo aho ushaka kujya uzahinduka inkingi y'umunyu. Vayo wa mugabo we, vayo wa mugore we. Abana bananiye ababyeyi nimugaruke. Wari uri gushaka kuva muri korari, wari uri gushaka kureka akazi. Iyo ni imyuka ya Satani igira ngo ugire umutima wa kabiri uhinduke inkingi y'umunyu, ukorwe n'isoni. Reka tugusengere, tubwire Uwiteka Imana kwambika imbaraga. Imana nyir'ijuru, Imana ishobora byose, uyu muntu yumvise ijambo ry'Imana, umutsima w'uyu munsi yumva ashatse kugaruka akava mu byaha kugira ngo atazamera nka Mukaroti. Umutima wa kabiri wamujyanaga kuri Satani arawuretse. Aretse abapfumu, aretse kuraguza, aretse ubusinzi, aretse ubusambanyi, aretse ibyaha bitandukanye, aretse kwiba, aretse kubeshya, aretse kwishyira hejuru, yiyemeje kwera imbuto. Mubabarire. Kandi uyu muntu nawe yendaga kuva mu murimo yaracitse intege ngo areke guhanura, areke gusenga, areke kuririmba, areke kubwiriza, ariko iri jambo riramukebuye, riramugaruye. Mubabarire. Turasenze ngo uduhe umugisha mu gihugu cy'u Rwanda, duhe umugisha mu itorero, umugisha karitsiye dutuyemo, umugisha akazi dukora, utubere ingabo n'umutabazi, uturengere, utwigaragarize, utwiyereke bundi bushya. Tanga amahoro mu mutima w'umuntu wumvise iri jambo, imitima y'abantu batwumva. Tanga amahoro, tanga umugisha, gusha imvura y'ububyutse, gusha imvura yo gushaka inzira z'igisiyoni. Sodomu uyitwikane n'ibyayo, utwambike imbaraga, uturemere ibishyashya mu buhungiro uduhaye, tugendane nawe tuguhungiyeho. Ndagushimiye ko utanze umugisha umuntu urimo twumva adaheruka urubyaro ukaba umuhaye kongera kubyara. Turimo twumva yari yaraguye, urimo atwumva yari yaraguye ukaba umuhaye kubyuka. Ngushimiye ko utanze ubuzima bw'umwuka, ibihe byo gusenga, gukunda ijambo ryawe, kurisoma. Ngushimiye ko uhaye abantu bawe gukomera mu murimo. Ngushimiye ko ukomereje abantu bawe mu nshingano, abantu bagakunda ingo zabo, bagakunda abo bashakanye, ababyeyi bagakunda abana babo, abana bakubaha ababyeyi. Ngushimiye ko ukase ingeso mbi, umubi yanduje abantu bawe ukaba uzisenya, uzitwitse, ukaba utanze ubuzima. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana nibaha umugisha.